nta kibazo sheri ni ku cyumweru ngenza kandi rwose nta kibazo shaho nanjye ndiho nyine ngiye kuba nirebera movie Ega urikunda sheri sawa wisiho Excuse me. Nari nsoje. Ariko sereka kwasa. Kuva warangiza kwiga, nta kandi kazi ni kuri telefone. Iyi telefone muri zakumarira iki? Akuze telefone ntabwo. Umunsi kundi umunota kundi ni kuri telefone. Koga reka nta koga nasi ni telefone. Telefone ni kikuba kazi. Muri kumbwira nari nakoze iki? Ndi umuntu mukuru kuvugira kuri telefone ntabwo ari ibintu bisanzwe. Umuntu ungana nanjye n'umuntu nese nitunze ngo nyikoreshe iki? Hamugana nakuze. Sikukuze we bihagije cyane. Cyane rwose. Shenze umuntu wajurika. Uvuze iki? Cyane bihagije. Nakuze mbere yaje washinze. Hasoni. Uchishenge. Yewe. Ndi hano. Nicariye hano. Nkoko urana zitari kudangiza. Izo nkoko nazo. Bigendere rero ngiye. Ngiye ese ko nana kugiye gushaka kuganira abanza wicara hano kamushaka. Kandi barataka. Ihangana n'ibinatite se ubu. Ubundi gutekereza cyangwa ariko wicaye akuvuga. Muri ari ibintu mba Maze kuri amucere warushije. hari ibintu mba gutekereza wowe nuko uba hari ibintu maze iminsi mbona ariko uyu munsi niba nshaka kubikubwira Wahise ukaza kwimbwira mvuye mu kazi koko. oya nyine Abace bari kuncika bari kumpamagara. ndabizi ko rwose business yararaninze ubu ngubu urumva umeze neza Cyo twagira ngo. Rero waba uretse ngubwire rero business nibyo iragenda nta kibazo gihari sibyo ariko buriya ngiye mugira inama pe wenda utaza kuvuga wenda ngo nuko wansanze ndashaka ko wumva impande ubwo ntiwayise ubyumva Vuga numve nyine. uvuga se kwihigirwa Ntacyo mvuze. Ngo ntiteranye. reka tegereza mubwire buriya business iyo ufite umuntu ugufasha muri business ibasha kugenda neza urana umaze gutera imbere urabafite ariko si ubu ngubu ayo bakoreye barayaguha yose Gisi nshobora kubona upfapfana. Akoze mfapfanye henge nimba nshobora kuvugisha umuntu kuri telefone ni yanjye papa yarayinguriye. Bayinguriye ngo nyikoreshe. Sindi umunyeshuri sibyo wenda mbere wajya kumbwira nabi nkavuga ati niko ngiga none ubu ngubu ko ntakiye ku ishuri ko ndi umukobwa mukuru kwe gufatira imyanzuro ubu nshaka ye naneze sawa Ubwira uramuza. Ubwira uramuza. basi reka twaye kuvugana nawe kumbabarira uko njya kumwita ntabwo umuntu ungana nkanjye umukobwa ejo n'ejo bundi uzakuzanira umukuka kuzanira guzuku ntabwo ndi kwitwara rwose Urariye neza. Umukobwa ungana nawe ushingana n'ijosi. ungana gutya barakumutaka Uriye n'ubaka umubyeyi wanjye. ariko nanjye ntabwo Ushingana ijosi wowe. Ukubita telefone hasi nawe hariya mu mwanya wawe. Nta soni. Okay. Nshaka kumenya ejo hazaza. Urumva uzakomeza ukigaragura mu mitungo ya so na nyoko. Urumva bigushimishije uri kwiserebura. Ibi bintu kugira ngo tubigereho urabizi aho byaturutse. ndabizi hano mwe kumbura nanjye nk'umuntu ejo n'ejo bundi washinga urugo rwe ndimo ndakora Baravuga ngo kumviriza amazuru. Biturushye. Reka mbwira umukobwa. Sinakimara byarembeje. Ase urarero ibicuruza birabarika. Niba mazanye imifuka wenda 50 y'amakara. Kumva? inshenga zivamo urabibaruka inshenga zivamo kabari ibiti bivamo ko babigurisha ukwabyo
nyamara kandi ugomba ngewe inama nendaga kukubwira musaza wanjye wagashatse umuntu ugashaka nyine urabona urakuze ndeke no kubica ku ruhande urakuze urabizi kunanduta urakuze sibyo kurutare ariko cyo ngukondera wakagombye ushaka umugore akagufasha muri iyo business mukayikorana ikabasha nawe ubwe iyo mwabashije gukorana mugakora business ibasha ukubona ngo wowe ufite abakozi noneho nibwo yaraninga neza kurushaho uragushaka umugore zisa rone cyambere n'ubwo vango ndakuze ariko ura nta mungu ukunda cyari umwana muna yakwiye kwiyubaka ahubwo none kuryo nazashaka umugore ubwo nafite nk'akadahebatsi kanje njyana mu ntara kampakirira umuzigo kakawuza n'ubu ngubu wabikora urabona urangura ku modoka sibyo wajya ugenda ukajyana nayo ugapakira ukamusiga muri business ugapakira imifuko ukamenya ngo uzanye imifuko ini cyangwa ukamenya ngo nguzi ishyamba ahantu runaka ndagenda ritwikishije nzaba ndiyo bayarura mpakiza imodoka nzane hanyuma umugore nyamuhereza acuruza mu gihe ari no muri ako kazi ari gucuruza ukaba uri no gushakisha ku ruhande mukabasha rega mwana ukagira n'umuryango akose ntabwo ubibona sister yeah ntabwo ubona abandi kugurisha sibyo nta nubwo watuza ngo uganire n'umukobwa wawe ko ese nakoreze nawe usumfata nawe ugakabya siko wajya ngo uri mukadata siko njya nibaza niba uri mama urambabaza rwose nkubita nta mudavuga ujya kujya uvuga ati ndamubabaza sibyo ushaka akwiye kunyumva tukicara tukaganira nk'abantu uganiriza ibyo waganiriza agomba kuri telefone tangira uvuge n'ibyo mwavugana nako kandi ndi kukumva vuga nanone ntabwo nakubwira ibintu byose twavuganaga kubera ko ntabwo nyine ari mfite ibyo navugana nawe bavugana n'inshuti yanjye nk'uko nabikubwiye nyuma n'umukobwa mukuru n'umukunzi wanjye reka tureke guca hirya umukunzi wawe wabona ari imbuga y'ingegera w'ahandi umukwe wawe koko utangiye kwitanga umukwe utangiye kuzana amazi ntabwo kamenya abanyamahanga ntabwo ibintu ari byo mu ngana nkane ntabwo n'ubwo kugira ngo ujye kubwira gutyo uko wishakiye aratuguye kuba umusore we kandi amazi akonje wenda no kuri n'ikintu uvuga wenda nyine barumvikana kigeho ako nta n'umusheri ufite ntabwo yawe ariko none n'ikibazo mfite umwana pe ko namubonye ni umwana w'umusirimu twaraniganye uramenye utazashaka inindi nkatwe sorry abatindi mfite sister w'igihwerahwere ubundi abatindi naje kuvuga ngo abatindi nkatwe uriya reka nkubwire urabona ubuzima twagiye tubamo nubwo twabashije kugira imbaraga tukabasha nyine kugira mu mutwe ako buriya ntago tuba tumeze na gutya ubwiza ukuri nuko twabashije kugira mu mutwe urabona turabakene nyibunde twavukiye mu buzima nubwo bwose butanameze neza ariko ntabwo twishwe n'inzara nyine inzara se nibyo ndi kukubwira ugomba gushaka umuntu nyine umeze neza wo mu bakire kimwe n'ibyo nyine n'ubundi w'inzobe muzavanga mukajya mubyara imiyumbo sibyo sibyo se ubundi rari uruwa nyoko Yesu we uvuga ngo uruwa mama razanye gusiba nyoko ako ni brage nyinshi tuba twateye wenda uruhande rumwe cyo kiranumvikana none sinjye nako nanjye kubintu kwakobwa bikara ntabwo ngiye uranjya nibonamo cyane ariko hano uri umuntu wakunda nibyo ariko wenda nanjye wo nkunda ahubwo icyo nakubwiraga umva kuba umufite bijyemo sibyo uzamunyereke icyongereza gusa yego guse ko ntacyo uzazana mu mwiza kagenda kanegendere nakumvisha cyao bitekereza ariko Oui. Ok.
Okay, ubwo turaza kuza kubona noneho tubikemure nta kibazo. Ni ibintu byoroshye cyane. Sawa sawa. Gusa kandi hari ibintu ndambiwe muri iyi nzu. ubaki se kandi none Niba mama adashobora kunyubaha nk'umuntu mukuru ngo amfate nk'umukobwa mukuru nawe ukwiye kwifatira imyanzuro ejo n'ejo bundi wakubaka urugo rwe rwose ntabwo wapipe. Buri munsi n'igishyi n'inkonji bamvuma bagira isi ibintu koko byazarangirira umuntu urangije amashuri umuntu ungana nkanjye koko. hasi mubaze ko we na nyoko murabakeba mbimenye. Ahubwo ni mama wanjye ubuwe ko tubanye neza nta kibazo nyumva ko iki mama atanyuka ndavuga ntanyumva akambwira ngo ndi kwishinza ndi kuvuga nabi kandi niwe wavuga ngo kuko nzakora ariko ya ni mama ufite kumwumva ukanamutega amatwi ntakavuge ngo nawe uvuge ntakavugire hejuru iyo avugiye hejuru uvugira hasi niko mbigenza. Ariko nk'ubu nanibire kuri telefone ndi kuvugana na wabo sheri wanjye baraje atangiye kumbwira nabi aranguka kurara gusa kuko komeza uvuge komeza nyine ibyo mba nkubwira igendera naryo urushyi. Firi ndavuze ngo garuka hano Nagiye ndavuze ngo garuka we n'umukobwa w'intambara zanyuzaga koko ese murabakeba reba ukuntu arimo kundeba. uyu mwana agiye guhangana nawe ese nawe niba ufata umwana ukamutega amatwi ukamuneza uyu mwana se wamubyaye ndimo kase ariko ntabona muteje gute tugirana ikibazo ukaza kundegera so gute ongera uragombe uzi ko byose ntabyumvaga mbabwira nabi ngaho nkubita yishima kubita yishima ntabwo mba nshaka kuvuga nabi ubwo wowe ntabwo ushobora kubona ko ndi mukuru ntabwo ushobora kureba nk'ubu amagambo uri kumbwira wowe umeze nk'uri kurega Yezu kuri Bikira Mariya imbere akose shaka iyi si ntambara zanyu zashiriye muri iyi nzu ariko sirika mubwire uyu mwana nitumureka agakora ibyo ashaka byose uyu mwana akinaganika abonye ko nta kintu ashaka gukora ahora kuri telefone ntabwo umwana wanjye mwanga kuki abakobwa na base mutumva ko abana banyu bashobora kugira amakosa erega keza arakuze agiye kubiha kumwita keza sinshaka kumwita keza jya umwita Firidausi no kumwita Firi bituma ayiyica nabi cyangwa keza keza ngiye urabona ntabwo umwana wanjye ndamwanga ntabwo umwanga ariko uburyo umutwara nk'akakana k'agahinja ku ruhande rumwe uretse ko ntabwo nabikubwira yumva ariko ku ruhande rumwe nawe haramukabye reka mbwira ahantu mukabye keza arangije amashuri ni ukuvuga ngo ashobora no gufata umwanzuro ese uhari wo gufata uyu mwanzuro ariko ni umwana ariko se imyaka afite ntabwo rero twabaniyeho wowe si wari ufite ngiye wamfatiranya ndi umwana ese uragira ngo ibyambayeho niwe bizamuka wenda niyo mba nkuze sinari kukwemera ariko sheri wari guhera kunyanga ko erega ndi mwiza ndi umugabo mwiza naho ubundi gusa kiriya cyana kirashaka ko duterana kandi cyaje kidusanga kizanadusigana gute yatuma nawe tugirana ikibazo oya ntabwo byabaho gusa ariko komeza mfite ubwoba umwana wanjye mufitiye impungenge kandi kumurera ababyeyi nibyo bituma umukozi wese neza rero impamvu unagitwara si ukuvuga ko njye namushuka ngo ngende ukora iki ariko namugize inshuti ku buryo n'ikintu cyose namubwiye nakimubwira ntuje kandi yacyumva kurusha uko namukankamira burusha kumukankamira yagenda akagenda ntagaruke abana b'iki gihe ibaza atagarutse bagaye gutekereza mwene kamari hari hakurya byagenze bite
byagenze bite ntiyagiye akijyana reka mubanyamaguru bamushatse iminsi ingahe reka mubanyamaguru kimutwaze gake ya shari ni ukuri kandi byose bizagenda neza ni ukuri kw'Imana Okay. Taza kumeza. Okay. Abantu baje kwivura twagira ngo nakubwire amakuru wawe ntabwo nshonje nta kibazo ngenda meze neza ese wibwira ko kukubona umeze gutyo byangwa neza ese ntaba nduhira iki ese ntaba nkorera iki nabyemeye uri mukuru mwana wanjye ufite kwifatira imyanzuro kugongana nawe sinzabyongera ariko nanjye ngiye kubaza ikintu nta kibazo ufite sheri ngiye uramukunda cyane nta kibazo reka ikibazo ni uko uba wagenda utabyumva utabishaka wenda nakubona kandi ntabiretse muri seriye uzanzanire sheri wawe umwereke papa atumenye tumumenye dushyigikira umukobwa wacu ubundi kare kose wowe ko ndagukunda rega mwana wanjye nanjye ndagukunda urakoze ubu njye nawe dukwiye guhangana ntabwo ubundi niwe mama gutyo umeze nibyo mba nshaka utari kuncihagura atari kunkubita urarisama bifuza nadahiye noneho ayo ngaho niyo meza ahiye ari dusanga yaragize harimo utuntu tw'udusimbamo imbere aho umanutse waretse utagwaho amanuka nayariye nayahaze mbabari bumanuke n'ubukuru umanuka ndamuce nayo kujyana ko ni kuriye nta bandi bana mu rugo mufite navuga ko ari njye nyine haba roho sha wamanutse akanana ko ndikiraho porotine owe ke awana hawo harimo n'urusimba n'ijisho banamufashe akiri ngiri niryo ryiza nabikubwiye ngo urapfa kubikanda ngize ko nabimenyeye cyakora niba hari ikintu wumvira hano hanjye nkunda n'amapera maze njyana cyagiye nahajyanye ugeze ukora nta nubwo babimbajije bageze ngo nawe naguze genda babwiye ati shaya mukore nakwiye kwacira iwanjye ahubwo se urasa ni igipera nkanagiye nta kibazo
vuba. umbwira si ibintu byari seri None ubu tayari se ahubwo uzane hafi ko muri weekend nyine papa azajya mu kazi nyuma ya saa sita nk'uko umaze sinzamwishe imyenda nabyumva ko twadushatse na twadukana rwose ukaba urimo ku ishuri wambara ibibazo byo ku ishuri oya ibyo wenda si cyo kibazo ahubwo urumva imyenda yo kwa sebukwe rega hari imyenda wenda ariko kwa sebukwe wane kwa sobo ariko urumva imyenda yo kwa sobukwe ntabwo nzambara ikote se nzagira uzashyiramo agashati keza agapantaro agakweto ubundi usa ujye gutangira ariko mana yanjye kuruba ngo abazakora keza tugakunda sinone ifite na mama wawe mwiza buriya agira amahane moga ariko se yagira ariko iyo yagukunze yishimye nta muntu mwiza nkawe yajya amahane ku muntu n'undi bataziranye njyewe shakasha birakaze umva n'ubundi tumaze gukura rero nasi nzaguma mu rugo we nguno nta kibazo rwose ntugire ikibazo na kimwe uzaza ibaza ko ibyo bintu kumbwira umunsi wa sister wanjye rero nyine yabimbwira avuga ati hose ko maje kubona uri gukura kandi ukabura n'ubundi umaje gusa nk'umuntu ufatika muri no business yanjye n'ubundi y'amakara none ko maje gufatisha nyine hano nsigaye ngira rimwe na rimwe mba nafite nk'imodoka yanjye buriya ni ikindi ambwira ati ubundi wazanye umugore ukajya umusiga by'ubura ukahagenda ukanagura n'ishyamba mu ntara ukaritwikisha ubaye gusa uzabishobora uzanyigisha njye nta kibazo reka ibintu birimo amafaranga wenda nshobora no kutayacuruza sinose sinabwo bifite abahungu bagukorera ahubwo mu buryo bwo kugira ngo batanakwiba nkaba ndaho njye nakira amafaranga n'abandi bagacuruza ubundi nicyo cyo kirumvikana hari n'ubundi bintu ko n'ubundi kubera byoroshye nta handi nimba nda ari ukurangura hari uko n'ubundi biciro bihagaze nyine kudetera byo n'ubundi ni nyine ibisanzwe n'ubundi barane nanjye sinjya nkunda kubijyamo cyane nimba ndaho ngaho nta birenze ubwo rero gahunda ni ryari wa gatandatu oh my god turi guhumura neza ntumire uretse kandi kuba tugenda turebe ko byahiye tugende sha we umukozi sandrine na sise ngo bijya wenyine niko banamusukira kuri aka kantu ka papa ariko ubundi ko niba ari gutinda sinubaka ufite gahunda kandi yarambwiye yuko agiye kuhagera ariko ubu agiye kuhagera nta kibazo rero
Chérie, waje. Yaje. Karibu. Mwakoze. Karibu. Mwakoze cyane. Mama. Turakwishimira. Mwakoze cyane. Mbega izuba. Yewe. Mwakire. Okay, reka. Ngamuzanira akantu. Ntacyo bitwaye. Amakuru ni meza. Nubwo yanyu. Caramel. Mwakoze cyane. Okay. Reka tubikore sibyo? Bafite kode cyangwa ni nimero? Ni kode cyangwa ni nimero? Okay. Kumuganda shimira ikibazo. Karibu. Yimbwire. Mwakoze cyane. Yego. Munani. Kabiri gatatu. Okay. Amazina yakubwiye? Biramubwiye ko ndabona areba cyane kandi kuriya mucanye. Yego nabibonye. Snapchat ari Ari amafoto yari. Nibarebe message. ya yandi bageze Sawa. kugira Uriya rero amafoto. Urumva iyo wagufotoye ibyo wagira wenda muri n'izi. Uriya ntabwo nanjye uriya nyakunda. Ariko hano bya umuri muti zuba ryanjye kabisa Hamwe n'ibindi cyangwa ibindi. byose isi nyine ugomba kuba nanjye gushinga rwose. Hariganye. umuri rwanjye umurikira wose Byiza cyane. Tumaranye. Ndumva tumaranye igihe kinini ntiturazirangiza cyane. Cyangwa mu kigero kimwe. Ese ko nacyo urabona bajya gusaba. Jewe ndamukuri. N'ibyo wakora. Ntabwo muryoherwa mwese. Mu gikoni bimeze gusa. Ugiye gutunganya ikibazo. Nese muragira ngo tumujye babyumva koko. Okay. Twishimye. Mwakoze cyane. Hano haje turamukunda cyane. Ni imfura yacu. Imfura yacu. Umuzamu. Yitwa Murekatete. Ni Mutesi. Ni Keza. Cyuzuzo. Mwiza pe. Lowacu. Cyane. Mama wanjye. Umubyeyi mwiza. Mube mwariganye urumva ko murangije kwiga vuba. Barakishakisha. Ari gushakisha akazi. none se umuhungu wanjye Karame. witwa nde uri mwene nde Amazina yanjye yitwa Habimana Valence. Akaba yitwa Mubito Venuste. uturuka he inkomoko ndavuga inkomoko Aho mutu. Uretse muri uyu mujyi uhuza abantu. Ubundi nka Musanze. Mu majyaruguru. Mu majyaruguru. Harera haba ibiryo. Cyane. We ugiye kuza ntuzabyibuhe cyane. Uzafatereje. Ko ntabwo tuzatwira umusaza. Asa nyine. Turi hose. Nk'uko nyine yababwiye twariganye n'umva nanjye twamaze kurangiza
ntangira gushakisha ibintu by'imikorere uje gusoza amashuri yenda kugateka nanjye nataka mu mujyi ndebe ko akanenga ufite n'akazi uyu mukoranga yabo mwiganye bari gukora rero bityo ubwo nyine nkorera igikondo na hafi yo ndikorera numva igitekerezo cyiza kwikorera ni ukuvuga ngo nubwo umuntu yaba yarize ariko tugomba kwihangira imirimo natwe twarize ariko turacuruza kuko nanjye nabyo binkora nawe ni umucuruzi business yawe se niye ubucuruzi ariko basaba rimwe turamuza tukaba twamufasha kurangura tujya mu Bushinwa twaramufasha cyane sibyo nyine erega iyo urumva umukobwa wacu aragukunda kandi tuba tugomba gutera inkunga abana aho twumvishe biri ngombwa ni na ngombwa gutera inkunga abana kuko mbese ni business y'ubucuruzi business rero ngiye nkora ahanini utari gusoma urumva cyane cyane nkora ku bintu bijyanye n'amashyamba nkora business y'ibintu bijyanye n'amashyamba curuza imbaho urumva ntabwo ari ibyo ngibyo by'intuza by'imbaho ahubwo ncuruza amakara akajya bagurisha 600 cyangwa se kilo rimwe na rimwe hagati wenda n'ibijumba nyine na ikibazo ni iki ucuruza nawe nyine ncuruza amakara ikiro se si 600 amakara ariko amagana ibisabira sabirana yes ucuruza amakara kuko murasanayo wabuze indi business wakora itari y'amakara cyangwa agira ngo isura itazahindana ubona usa n'amakara umusore ari mu kabarezi ni kinyamakara y'inguyu umusore isokere ndavuga ngo nasoga shika ndavuga ngo shinga uko ari hariya shinga uko ari hariya uburenganzira bwawe iwawe ariko uburyo witwaye ndabukashye kuki utumuka mu iki erega buriya ntawumenya aho bwirageze kandi ntawumenya iki ejo hahatse